Kuva igice cya 16. Uwiteka aha Abisiraheli manu. Umurongo wa mbere. Bava muri Elimu bakomeza urugendo, iteraniro ryose ry'Abisiraheli rigera ku butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu, barabwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama, tukiriye ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iteraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru, iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Mose na Aroni babwira Abisiraheli bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa, kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko mutwivovotera? Mose arababwira ati, ibyo biri busohora ubwo Uwiteka ari bubaha inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mu mwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera. Mose abwira Aroni ati, bwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose uti, nimwigire hafi imbere y'Uwiteka, kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati, numvise ibyo Abisiraheli bivovota. Babwira uti, nimugoroba muri burya inyama, igitondo muzahaga ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize, mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto, duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisiraheli batubonye barabazanya bati, iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati, ibyo ni ibyo kurya Uwiteka abahaye ngo murye. Ibi ni byo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye. Mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abana banyu, umuntu wese abijyanira abo mu ihema rye. Abisiraheli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru, uwateranyije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose, bamwe muri bo baraza kuri byo bigeza mu gitondo, bigwa inyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye, izuba ryava bikayaga. Ku wa 6 bateranya ibyo kurya bingana 2 n'ibyo bajyaga bateranya, ingero 2 za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagura unyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murya ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa 7 niwo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze ku wa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya, barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha ku wa 6 imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma aho ari, ntakagira umuntu uva aho ari ku wa 7. Nuko ku wa 7 abantu bararuhuka. Inzu ya Isiraheli yita icyo kintu manu, yari umweru igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, yaryohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe n'ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse ni iri, urugero rwa omeru rwa manu rubikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagaburiraga mu butayu, ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya rushyiremo omeru ya manu, bibike imbere y'Uwiteka, ibikirwe ab'ibihe byanyu bizaza. Uko Uwiteka yategetse Mose, Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo igumeho.
Abisiraheli barya manu imyaka 40, bageze aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu, barya manu bageze aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Omeru 10 zingana na efa imwe.